kibazo maze iminsi mbona muri commentaire kijyanye n'imihango. Uyu munsi turagira ngo turangire abantu imiti karemano, imiti naturelle, imiti y'ibyatsi, hanyuma tubashe kuyifashisha kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Ni ukuri ndakubwiza ukuri nushishikarira kumenya uburyo ki wakivura wibereye iwawe, ukivura ukoresheje ibimera ibi byitwa ibyatsi twirirwa duhonyora dukandagira inka zirisha, burya ni imiti ikaze kandi ikomeye ku buzima bwacu, yadufasha turamutse tubizi. Kubw'ibyo rero kera bajyaga bavuga ngo ushaka guhisha umunyarwanda ntamuhisha mu nda ahubwo amuhisha mu gitabo, kubera ko gusaba ntago tubikunda, ariko nonaha byarahinduye byahinduye isura turasoma, that's why tuba bakoreye ubushakashatsi, yani tukabona iyo miti, hanyuma tukavuga ngo ntabwo ibintu twabyihererana kubera yuko ibiba bivuzwemo ni ibintu ushobora gushaka iwawe mu minota 5 ukabibona, hanyuma ukabikoresha ukabigira umuti ukuvura bimwe mu bibazo. Imihango rero iri mu buryo bugiye butandukanye, hari abayibura bitewe na za onapo, hari abiza ariko ikaza ari igitonyanga, hari abitanaza akamara amezi 6, akamara umwaka atarabona imihango. Kubw'ibyo rero nje gusubiza kimwe muri ibi bibazo kubera ko commentaire iyo mwanditse comment zanyu ndazibona nkanagerageza kuzisubiza. Uyu munsi nje kurangira umuti umuntu wese ufite ikibazo cy'imihango itari ku murongo. Uyu muti ngiye kukubwira ni umuti usanzwe, kandi niba ushaka gukomeza ubona indi miti itandukanye y'ibyatsi, iri naturelle y'ibyatsi karemano, ibi bimera mu bigunda, ibi bimera mu sambu aho wita inyuma y'urugo, nimba hahari muri Kigali usanga nta naho, ariko harahari ntabwo wabura ahantu hari ibisambu, ntiwabura ahantu hari imirima, ntiwabura ahantu hari iki, ukivura ukoresheje ibimera. Ikintu cyose njye namenya kikabagira umumaro ntabwo nzakirarana, ntabwo nzatinya kuza kukibereka kubera yuko mbigira mbyigirira. Yani ni ukuvuga ngo iyo nkufashije mba nkoze igikorwa cy'ubumuntu kandi niko kuba umuntu nyine. Most of the time abantu mudukurikira muvuga ngo it's a content. For me it's not a content. Kuri njye ntabwo ari content. Ku kintu cy'ubuzima ntabwo ari ikintu cyo gukiniraho, ntabwo ari ikintu nakwicara ngo nze mfindure ntekereze ibintu bidafite epfo na ruguru. Usibye ko nkora ubushakashatsi, usibye yuko nicara nkasoma imiti ijyanye n'ubuzima bwose, by'umwihariko y'ibyatsi ndetse n'imirire mu bijyanye n'ibyo turya, ndahari ngo turebe hanyuma tunabasubize. Nkwibutsa rero gukora subscribe nimba ibyo bintu bikunda, ukunda kumenya uburyo ki wakivura, hanyuma kandi bikanafasha na wa umuntu nzabibwira nshaka ko tugendana neza, ni wa muntu uzajya yumva video hanyuma akabishaka akaba ari wa muntu ushirika ubuti. Hari wa wundi ubyumva akumva ko nzanabimushakira, byo ntabwo bikunda. Sincuruza imiti ya kinyarwanda, ngenda umusilamukazi wicururiza imyenda, imyitero nk'uyu nitandiye, amadira, ibintu nk'ibyo by'umunanteza imbere, ariko bitabujije ko namenye ko gufata ibishokoro ukabivanga n'umwenya n'urugero bishobora kuvura indwara nk'iyi n'iyi ntabikubwira. Rero kubw'ibyo rero wowe uzi ko ubabaye, yani iyo umuntu ababaye ashirika ubuti agashaka umuti. Nimba uzi ko ubabaye iki kibazo cy'imihango kikurembeje, egera hino nkubwire umuti wakoresha hanyuma ukabasha kugira ubuzima bwiza, hanyuma kandi nkwibutsa gukora subscribe. Gukora subscribe ntacyo bigutwaye kugira ngo dukomeze kubana, sibyo? Kugira ngo dukomeze kubana, hanyuma ubwo turushaho kugira ubuzima bwiza kandi cyane. Ikibazo cy'imihango rero ikabije, imihango iza gakeya ku bantu bakunda kwibura, nicyo kibazo nshaka ko tuvugaho muri iyi video nanone. Hari umumama wambajije ngo imihango yanjye nawe watumye mvuga ngo mbanze nkore iki kiganiro, ati imihango yanjye yarabuze kubera onapo, mara amezi 6 ntayibonye, naho nyiboneye akaza ari akadomo, ati ese nakora iki? Ese icyo kibazo cyakemuka gite? Nimba rero uzi ko ufite ikibazo cy'imihango muvandimwe, ya mihango iza gake gake, ya mihango iza nyuma y'igihe nabwo yanaza ikaza ari utujojoba, egera hino. Ukeneye byibuze ikimera cya mbere cyangwa se icyatsi bita uruteja, kiba kirandaranda hasi mu byatsi, bacyita uruteja. Kera twajyaga tukivurisha, ibaze ko ari ibintu nibuka byo mu bwana, kwa kundi nyine gukurira mu cyaro biranafasha, yani birafasha. Hari utuntu uba uzi ku buryo tutakuva no mu mutwe. Iyo umuntu yabaga arwaye isekera, hari ukuntu umwana arwara ikintu bakakita isekera, abandi bakacyita igifaranga, umubyeyi yarakubwiraga ati genda uzane igiteja hariya, uruteja hariya,
Uti uruteja rumeze gute? Ati ni ka kandi uvuna kakamera nk'agafite amata. Ako rero niko bita uruteja, kaba karandaranda mu byatsi, niko kantu wa muntu wacu ufite ikibazo cy'imihango akeneye mbere na mbere. Kubera yuko ukeneye amagarama y'uruteja 100, yani ni uruteja rwose uko warukuruye cyangwa se waruciye mu byatsi, ukarufata, hanyuma ukaba ukeneye n'ikindi kintu cyitwa ipapayi, amatembabuzi yayo cyangwa se amata y'ipapayi. Uwo ni wo muti wawe. Ikibazo kiragira kiti ese shushu uruteja narubonye, ipapayi nayibonye, ndakoresha ihiye oya, ukeneye ya papayi ikiri icyatsi itarahisha ngo ube umuhondo kugira ngo wivure icyo kibazo cyangwa se icyo kibazo ufite cy'imihango itari ku murongo, itameze neza. Nitujya scientifically turi busange uru ruteja rufitemo amavitamine runaka, turi busangemo ibipapayi nayo ifitemo ibindi binyabutabire, ku buryo ibyo binyabutabire iyo bihuye bikivangira mu kinyobwa kimwe cyangwa se mu muti umwe, bigenda bikagira impinduka kandi nziza bitanga mu mubiri wawe. Ukeneye rero nkubwire umuti nyirizina, hanyuma nkubwire no kuwuvanga. Ukeneye kuvanga amagarama 100 y'uruteja, yani ni ugufata uruteja rwose uko rwakabaye ukavanga na 1/4 cy'ikirahure cy'amatembabuzi y'ipapayi cyangwa se amata y'ipapayi, itarahisha ngo ibe umuhondo. Ipapayi itarahisha iriba ikiri icyatsi, hari ukuntu iyo ushwaruyeho gutya, iyo ushwaruyeho n'icyuma ihita ubona haturutsemo utuntu tumeze nk'amata. Turiya ni umuti ukomeye ku bantu bafite ikibazo cy'imihango. Wabonye ipapayi, wabonye uruteja, uzabikora gute? Fata uruteja amagarama 100, ni nko kuvuga ngo uruteja wasaruye rwose nturucagaguremo uduce ngo kabe gatoya, urukoreshe rwose nimba udafite uko wapima ayo magarama 100, hanyuma ubanze unkorere subscribe kugira no mu bindi biganiro tujye tubana. Ibiganiro by'ubuzima, by'urushako, I'm just here for you. Wowe kora subscribe, iyandikishe kugira ngo tujye tubana, ubone notification igiye kujya isohoka igihe cyose twabashije ku uploading. Ibi rero urafata cya kirahure 1/4, 1/4 cy'ikirahure ni ukuvuga ngo urafata ikirahure 1/2 amazi aba agera hagati na hagati, 1/4 ubwo ni kumva urahita ufata cya 1/2 cy'amazi ari mu gikombe n'urugero uyagabanyemo kabiri, icyo nicyo 1/4 cy'ikirahure. Uri kumva ko ntabwo ari menshi cyane ngo uvuge ngo uzabikura hehe. Ipapayi ariya mata yayo 1/4 cy'ikirahure, uvangevanga n'uruteja, hanyuma ukuntu uzabigenza uzafata ibyo bintu bibiri, wafashe uruteja, wafashe ayo mazi y'ipapayi 1/4 cy'ikirahure, ubishyire muri litiro 2 z'amazi arimo kubira. Yani ufata amazi, ubwo umuti twamaze kuwubona, ni ipapayi ukeneye ndetse n'uruteja. Kuri wowe ufite ikibazo cy'imihango iza nabi, ihindagurika, iza ariko ikaza duke duke, uyu ni wo muti. Shaka uruteja, ushake amata y'ipapayi 1/4, hanyuma ufate isafuriya yawe cyangwa gaze bitewe n'icyo utekaho, hanyuma ubize amazi naserura nk'amwe yo kwarikamo ubugari, ushyiremo bya bindi twabonye rwa ruteja rwa magarama 100 ndetse na 1/4 cy'amata y'ipapayi yayindi itaraba umuhondo, ku mazi ari kubira, bimaremo iminota 5. Nurangiza ubiyungurure, unywe ikirahure kimwe mu gitondo, ikindi nimugoroba, mu gihe kingana n'iminsi 12 yonyine. Kora subscribe kugira ngo tubane. Rero wowe twabanye muri video y'uyu munsi, ngushimiye ko wakoze subscribe, ngushimiye ko ugiye kwivura kandi byoroheje. Shaka uruteja hafi aho, ushaka ahantu hari ipapayi, amata yayo 1/4 cy'igikombe, hanyuma ubize amazi namara kubira, ushyiremo rwa ruteja rwawe, ushyiremo ya mazi yawe, ya mata yawe y'ipapayi agera 1/4 cy'igikombe, bibere iminota 5, ubiyungurure, ujye unywa igikombe kimwe ku munsi, ujye unywa igikombe kimwe mu gitondo n'ikindi nimugoroba, yani ibikombe bibiri, ibirahure bibiri by'ayo mazi wakoze washyizemo uwo muti, mu gihe kingana n'iminsi 12, imisemburo yawe izasubira ku murongo, ikibazo cy'imihango yawe itari ku murongo kizakira. Ndi bugerageze kubashyiriraho uruteja ku ifoto kugira ngo turebe ko abantu mutaruzi mwarumenya. Ipapayi yose, hari umuntu utazi ipapayi koko? Wenda hari abavandimwe b'i Burundi bahita bambaza ati ese shushu ipapayi ni iki? Abantu tutayizi twayikura he? Ipapayi ni urubuto ruribwa, iyo ruri ku giti hari igihe usanga imwe yabayeho umuhondo yahiriyeho indi ikiri icyatsi. Ntuzakoreshe iriya y'icyatsi kuko nta mata igira y'umweru, iyo iyafite
atakiri natirere cyane nka ya papayi mbisi y'icyatsi ikiri icyatsi, hanyuma ugerageze wivure. Kora subscribe, umbwire ikindi cyifuzo cyawe, hanyuma utaranakimbwira nanjye nzajya mbakorera video umuti nabashije kubona w'ibyatsi. Ndashaka ko tumenya kwivurisha ibyatsi, sibyo? Ndi umujyanama sindi muganga, ndi umujyanama wamenye ikintu nkavuga ngo iki kintu ntabwo nakirarana kubera ko nzi ko hari undi muntu ugikeneye kandi gishobora gufasha, kandi nkabikundishwa nuko hari abo nigeze nanone kubikoraho mu biganiro byatambutse, bakabikoresha bakaza batanga resultat batubwira ati shusho bino bintu byagenze neza, byarakoze, warakoze. Nta kintu cyiza nko gufasha umuntu utazi, nta kintu cyiza kibaho nko kugirira umuntu ineza, nibya ngo yisange imbere mu buryo bumwe uzi cyangwa utazi. Umuntu utabona imihango, nzabakora ikiganiro tubone impamvu zigera kuri enye zituma umuntu atabona imihango. Iyo rero nta mpamvu imwe muri izo enye zirimo aho ngaho zatumye ubura imihango ya buri kwezi uri umudamu uri umukobwa, izo mpamvu enye zitarimo, biba ari uburwayi. Iyo bibaye uburwayi rero hakurikiraho kwivura. Duhure mu zindi video, abantu bafite icyo kibazo cy'imihango iza gake gake, cy'imihango itari seriye niko nabyita, cy'imihango itameze neza, ndagira ngo nkubwire ngo koresha uwo muti uzanshimire. Nimba usimbukije video ntabwo wumvisha umuti, wumvisha uko ukoreshwa ariko ntiwumvisha uwo ari wo. Reba video yose ukuremo umuti, usubscribing, ushake umuti wivure. Ibintu ntabwo biba biri bukwice ko turya dodo se. Hano hari ibyo twita imiti, abandi iwabo barya nk'imboga nk'uko natwe turya dodo, hari ahandi batazirya, abandi bafata ibindi byatsi bahira bakabiteka nk'imboga. Bivuze ngo rero mu byatsi cyakwica ni 1%, naho ibindi 99 ni umuti. Niyo mpamvu rero twebwe turi kubabwira, tuba twakoze research, tuba tuzi ko ibintu ari ibintu by'umumaro, hanyuma kandi ukanabisengera, ugasengera ibyo ugiye gukoresha, atari Imana ntabwo byakora. Kumwe bishobora kumukora undi ntibimukorere, ariko wasenze wizeye Imana hanyuma ugakoresha wa muti. Why not you? Kucyumva ko ayo mahirwe ya 0,99% bitari bukire wowe urimo, kuki utumva ko muri abo 99 bagiye gukizwa n'umuti wowe urimo? Icyizere kirarema, gira icyizere, ukoresha uwo muti wumviye, uzaza udushimira cyangwa se utubwira uko byagenze. Imana ibarinde kandi bakunde. Ni kuri Shusho TV, Shusho wanyu mumuhe support, subscribe twuzuze 20,000. Imana ikomeze kuturindana, ndabakunda, murakara.